Shalom beautiful people, nizere ko mumeze neza. Turabasuhuje abari muri Kigali, abari hanze yayo ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubahe ikaze again kuri The Splash, aho tuba splashinga cyangwa tubatonyangirizaho ibyiza byose Uwiteka duha, ibyishimo, inspiration words cyangwa se inspiration stories and testimonies n'ibindi bintu byinshi mbese muzagenda mukurikirana ahangaha. So uyu munsi turi kumwe n'umuririmbyi n'umwanditsi n'umuhanga Emmy Vox, ni karibu. Tumuhaye ikaze rero Emmy. Emmy Vox. Hase harya ubwo Vox duherukana when we first met. Yari Emmy gusa. Yari Emmy gusa nifite ka vocalist. And then ngeze muri studio imwe ya Kina Music muri 2021 gutya. Umuhanzi umwe I don't think namuvuga. Oh yeah, it's okay. Yeah, so arambwira ati vocalist ni karekare ukuntu ariko ushobora kugahinduka Vox n'ubundi byaba bifite the same meaning. Yeah. Numva nta kibazo. So yeah, now uyu munsi rero turi kumwe, abantu benshi bamuzi kuri screen zabo aririmba gusa cyangwa se mu ma interviews aje kubatumira mu bitaramo bigiye bitandukanye. Right now turi kumwe just kugira ngo twiganirire, just kugira ngo tugire icyo mbese tumere nk'abatanga ubuzima, tugire icyo duha abantu badukurikiye nonaha. Bwa mbere urabanza tuzi ko Emmy ari umuntu ngubu umugabo uri marié, nta bindi bintu tuzi ko ari umuririmbyi. Just give us a small background kugira ngo tumenye ko kuko ngewe ndakuzi kuva kera aho twamenyaniye, ariko wenda kugira ngo abantu nabo binjoyinge kubona bari kumwe n'umuntu bazi. You tell us gatoya cyane bitarambuye wenda kugira ngo dushe natwe amatsiko. Ni Emmy Vox, ndi umuririmbyi, ndakuririmba, nakuze ari byo bintu nkunda. Nta kindi kintu nigeze nkunda, sinigeze nkunda football n'abandi cyangwa se n'indi mikino iyo ari yo yose. Nakuze nkunda music in general. Nkunda music kuva nyine umwana mutoya cyane, imyaka 2, 3, 4. Nyibyibuka ari igihe mama, urabona ko akunda abana bakunda muri quartier kuba yagiye yazerere n'utundi twana. Ngiye kuyobora ntazerera, mama yanguraga radio nkajya nirirwa numva imiziki gusa, indirimbo izo zose. Rero nkunda umuziki, narakuze nsanga n'Imana yampaye iyo mpano, none ndashaka kubikunda. So rero ndi umukristo, ndakijwe nkunda Imana. Mfite umubyeyi umwe mu rugo, turabana 3 b'abahungu. Of course I'm married and with one wife. Yeah, that's nice. Ubwo kugira ngo tutayikipinga formal, Emmy agiye kubanza tubwire akantu kamwe twavuga ngo tukunda kukita, abanyamuziki tukunda kukita gakoto. Akantu kamwe navuga ngo wakotoye wibagiwe indirimbo, and then bikagusaba kushyiramo nk'amagambo yawe. Hari igihe tuvuga ngo yari Mwuka Wera, ariko hari igihe biba byanze ukabitekerezaho ukumva wapi ntabwo biri kuza. Byaba byarakubayeho se ubundi? Byambayeho umunsi wa mbere ndirimba on stage. Nabaye nyine on stage kuri church. Kandi nta nubwo ari kera cyane, mba ni nka 2018 gutya. Kuri church umunsi wa mbere, atari ukuririmba kuri stage, ku leading. So rumva bamaye indirimbo mita, rumva ki bari barimo, ndayihina njya mu yindi ki, sinamenye. Yari indirimbo ivuga ngo iyo Calvary, then mita njya mu yindi ki itandukanye niyo bari gucurangamo. N'umuntu wari umpaye pass, niko akunda mu leader itaguha pass ngo utere, and then ahita yongera arayinyambura. Numva ndakotoye, numva ndasebye kabisa. Numva ari ibyo nibuka. Njyewe iyi journey y'umuziki ku babizi, navuga ngo I have been really on and off, cyane cyane ko hari ukuntu nabaga ndi timid. Wowe waba waragize iyo challenge yo kuvuga ngo, kuko ngiye nkuzi n'ubundi kera uri umuntu w'umuririmbyi ukunda kuririmba, of course mu rugero, and then
ariko ufite ukuntu nyine utuje ucecetse byaba byarakubayeho kubera iyo caractère ukisanga nyine hari utuntu nakita kuri gukotoraho cyangwa se utari gushyira neza ku murongo bibe kibi indirimbo bibe gucuranga cyane rwose urumva nakuze ndi umuntu utuje tujyamo gusa nyine umwana mutoya nari umusazi ariko sinzi uburyo nakuze ndi umu introvert icyo ni icya mbere sinkunda gusohoka kizungu kuba mfite inshuti nyinshi ngo bigare bikino ndi umu introvert nkunda kuguma mu rugo iyo ntari mu rugo mba ndi studio cyangwa se ku ishuri ibintu nk'ibyo gahunda zanjye mba ziba zibarika so rero naba ndi mu bantu nkababowa kubera kutavuga sosiyete yose nagiye mbamo naho nagiye ndirimba amagroup yose narimbaga nari umuntu utuje sometimes nkiblame hasi bimeze biteko ariko nkumva nta bintu byinshi mfite kubasharinga twaganira bisanzwe ariko still babona ko ndi umuntu utuje utavuga cyane so rero nkiblaminga no kuri stage ugasanga ndi kuririmba yego akaba turirimbye neza ariko nyine nari nkonje niyo mpamvu cyane style nakunze kujyamo ni worship ko niyo uririmba imbere y'Imana utuje ariko praise nakuboa pe ubwo leta itujyana ku kindi kibazo abantu bakunda guhura nacyo abantu bazi ko niba ari umuririmbyi niba ari umustar niko bajya bavuga ariko tukunze kuvuga ko uba ufite akazi gatuma uba muri public cyane so uwo muntu bakunze kuba bazi ko ari umuntu nyine uvuga ushabutse if I can say uri sharp noneho bakabyitiranya no kuba ari undi muntu mu buzima busanzwe ejo umuntu akajya kumva ati runaka buriya ni umuntu utandukanye ni umuntu umeze gutya na gutya undi ati kuriya mumubona hariya kuri stage nyine niko buriya ameze noneho ndashaka utwinjize nko mu buzima bwawe abantu bumve ko umunyamuziki ni umuntu usanzwe cyangwa se reka tube kuvuga ngo umunyamuziki akazi k'umuntu ntabwo ariko kaba kari isura ye ndakeka abantu tuzi warasenze uburiki Imana ibirimo indirimbo nyinshi za Emmy ariko tutazi wenda Emmy ariko hari ahantu bakuzi dushobora kuvuga ngo hajya hakubangamira ubu nonaha wavuga uti hari igihe njya nshaka nka ya magi yo ku muhanda nubwo nateka ijya ariko nkumva ya magi yo ku muhanda nkavuga mbese hari ikintu kijya kiba ukumva wifuje kuba byibuze y'abanyarwanda baba basobanukiwe ko ubuzima bw'umuntu ukora akazi kari public cyangwa uzwi ntacyo byamutwara gukora ikintu nk'iki ngiki so kuri icyo warumbajije sinjya nshyira wenda ntabwo njya nabitekerezaho ngo ndi umuntu uzwi cyane cyane ujya usanga no kuba namenye kwipromotinga sinjya mbimenya kuba nyine ni promote cyoze njye nsanga indirimbo zagiye ariko even the owner of the songs batamuzi cyane so rero nibyo ngibyo ndabikunda on the other side ariko ku bundi buzima busanzwe mbayeho nk'abandi bose ndabyuka ikintu cya mbere nkunda gukora iyo ni njyenyine kuko urumva ndi umu introvert abantu baba introvert ari ukuntu bari mu rugo ariko akenshi bakoresha brain cyane njyewe nkunda kwandika indirimbo niyo mpamvu ujya usanga sometimes na mixing the styles kuko ndandika nkabona nanditse indirimbo nyinshi ziri muri style imwe but okay let me try to change something a little bit nyine ku ndirimbo ndebe nk'akandi ga style nshobora kwandika ugasanga wenda nanditse iyo warasenze uburiki ndashakisha n'akandi ga style nk'ibyo so rero kubera kuba bored gutyo nkunda kwandika ikindi nkakunda kureba movie urumva nyine ibintu byose bikundwa n'umuntu w'umu introvert nibyo noneho rero kubwo aba introverts bakunze guhura n'ama challenges menshi cyangwa se no kutavuga bigatuma umuntu aba judging uko batari waba waragize cya gihe cyo kwiheba
cyangwa se cya gihe cyo kubura motivation noneho byaba byaragenze gute icyo gihe biba? Of course motivation okay ndazibona ariko online kuri ma social media abantu ba feedback wenda niyo nasohoye indirimbo niba ari ikiganiro niba ari iki n'abamamagara ibintu nk'ibyo motivation zo ndazibona ahubwo uvuga ngo wenda kuba bored kubura abantu muganira iki sometimes ari igihe ni creating a moment nkiganiriza pe nkicara nkiganiriza ariko akenshi kubera urumva nkunda kureba movie nkunda kwandika ibintu birampuza ikindi nkunda gusenga gusoma bible si cyane ariko nabyo ndabikunda kabisa kugira ngo ko hano ubaye very honest utubereye very honest kubera ko ubuzima bw'abantu bazwi cyangwa se ubuzima bw'abantu bari muri field cyangwa akazi kabo gatuma baba bari kuri kamera cyane dukunze kwirinda ka kantu ko kuvuga ngo bataza gukata kano kantu noneho bakagashyira hariya uyu munsi bataza kuza kumbona gutya bakabishyira hariya so akenshi what we are doing here is yego niba nkutonyangirijeho kuko ntago mbiguhaye byose niba nkutonyangirijeho bimwe mu bintu bihari by'ukuri noneho ni byiza ko natwe tuba twumva twasaba icyo ukoreye mugenzi wawe nawe akigukorera kuko ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kugenda kuri comment y'umuntu ukavuga niko senda ibyo bintu ukabijajinga ntumuhaye igitekerezo ntumuhaye inyunganizi ntumuhaye byibuze n'isomo cyangwa advice y'uburyo yakora icyo kintu wari uri kugaya ahubwo uri kukigaya tu noneho nkahita njya kuri iki kibazo kivuga ngo bibaye ko buri muntu wavuga ngo uramugira nk'inama ntabwo tugiye kureba icyo uwo muntu akora ntitugiye kureba icyo uwo muntu adakora neza ngo byibuze tumugire inama ariko bibaye ko cyangwa se ukanandika kuko uri umuhanzi ukanandika bible verse cyangwa se bible chapter cyangwa ikindi gitabo mbese cyo muri Bibiliya ni iki kintu uba wumva n'uwaguha n'umwanya wajya uhora usubiriramo abantu wajya uhora ubibutsa wajya ukibandikira ukakibigisha ukakibereka kubera ko naje gusanga niba nkiri muto narahisemo inzira ya Kristo mba numva nshaka kugira inama urubyiruko rugenzi rwanjye gukora umurimo of course w'Imana bakiri bato ni nawo murongo nahoze ngenderaho kuva nkiri muto Yohana 9:4 niho nyine avuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare bugiye kwera n'igihe umuntu atakibasha gukora so rero uwo murongo niwe ngenda ni nawe mporange n'abantu bose banzi tuganira bari mu rugero rwanjye nibyo mpora mabwira twese tuba dufite imihamagaro itandukanye ariko si ngombwa ngo wibuke gukorera Imana ushaje ufite iki Imana iragukeneye ukiri muto ugifite imbaraga ugifite amaraso ashyushye ugifite imbaraga zo gukora uvuze icyo kintu nibuka ejo bundi hari umuntu twari turi kumwe ambwira uburyo ki abakolege b'umuntu wamuteraga iyo story bamubwiraga ngo uracyari muto ibi bintu ugiye kwihamo responsibilities zo gukora mbese ubu tumaze kumenya ko niba tukiri bato hari ibindi minsi iri imbere yo kuzaba ukora ibyo ukora mpitanganisha kuri kino kintu kivuga ngo ubundi wowe uba wumva niba ari umwana ari umuntu mutoya ari umuntu mukuru ni nk'iyihe myaka cyangwa se reka twe kwigena ngo tuvuge ngo ni nk'iyihe myaka ariko ni nk'izihe responsibilities byibura uba wumva yakavarinze kuko hari abavuga ati ntabwo ari ngombwa ko umuntu aba agomba kuba yashatse byibuze aba agomba kuba akora aba agomba kuba undi agahita akubwira ati oya njyaho kugira ngo ukore ubwo ndagira ngo numve aho wowe uhagaze undi akakubwira ati njyaho kugira ngo ukore wafuma wiga ukamenya ngo uzaba ukora ufite ubumenyi buhagije wenda mu badukurikiye nawe bagahita bavuga ati sha icyo kintu nanjye nicyo mbayemo muri ubwo buzima mbayemo mu kuvuga ngo ninjya kwiga university
kandi nari ndangije segonderi nari buhite mbona akazi, ndaba nibujije amahirwe. None ko imbere yanjye mbona amahirwe yo kwiga university ari butume ntacyo ndi bwigurire ngishaka, ntacyo ndi bukore mu gihe nkibishoboye, ndaba nyine ndi mu masomo. Undi nawe ugahita wumva wavuga uti wapi, aho kugira ngo ujye muri ibyo byose nta gipapuro wibitseho, afazari najya kwibika igipapuro. Nanone umuntu akavuga ati ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe, uzaba driving uko ushaka, ariko uwo muntu wumutayemo hagati nta gisubizo umuhaye. So ndagira ngo wowe tubwire kuri wowe, bibaye ari wowe uri kubwira maybe umuntu mukuru ufite umwana wabuze icyo amugiraho inama, uri kubwira n'uwo mwana wicaye uri kwireba akavuga ati naraye nasinziriye kabisa, kuri kariya kazi bambwiye ko ndi qualified, basajya banyihera 400. 400 ntabwo ari make, si menshi iyo umuntu urangije kwiga. Ariko hano n'iriya shuri riranshaka, mbese ari torn in between. Kuri wowe uba wumva wabyaddressing ute? So kuri icyo kintu ndavuga according to my opinion, ariko siko abantu bari bubyumve kimwe buriya. Impamvu atari bubyumve kimwe, twese tuba twararezwe bitandukanye, twarakuriye no mu buzima butandukanye. Ni ukuvuga ngo hari umuntu warakuze muri famiye twita famiye zifashe z'abakire, umwana waramutoje ati wowe tuza wicare wige, ibintu byose tuzabikumenyera. Hari n'igihe usanga uwo mwana abishaka, ashaka gukora, ashaka kugira imbaraga nawe atanga, ariko ababyeyi be ko bifashije bakaba bati yatuza nta kibazo, wowe igihe izo nshingano uzajya kuzigiramo ni iki gihe n'icyo uzaba warangije amashuri nk'ibyo. So rero nkanjye urumva nakuze bitandukanye n'uwo mwana. Nkanjye ndi imfura, mfite umubyeyi umwe, kumva barumuna banjye bari bakiri bato. So urumva rero njye natangiye ibintu by'inshingano nkiri muto cyane, of course mfasha umubyeyi kumva niba struggling ashaka y'inzu ikintu nk'ibyo, nanjye nkashaka uburyo bwose kiramo utwaraga twanjye ko twaba tungana kose, ariko contributing mu muryango wanjye. Ariko urumva biba byatewe n'ukuntu twakuze tubona nyine nta buzima bwiza bwa danje ngo dufite, nanjye nkashaka uburyo bwose contributing. So rero niyo mpamvu abantu atari bubyumve kimwe, bitewe nyine n'ukuntu baba barakuze. Bwose baba barakuze mu buzima bwiza, usanga ababyeyi babo imitungo ibintu nk'ibyo, akumva atakirushya rwose, nirushye se nkori ngiye gustrugglinga. So rero ugasanga biba byatewe n'ubuzima buba kurimo. I think nanjye nakurelatinga kuri icyo kibazo, kuko ndumva twese ariho n'ubundi tuba turi kuganisha. Niba ufite opportunité, ko hari abantu bamaze gutera imbere akavuga ati burya amafaranga yawe bari ayawe, uko byameze kose ntabwo yaba ari ay'umubyeyi ngo uvuge ngo ugiye kuyakoresha iki ngiki. Noneho agahita avuga ati therefore ibi byo kwiga nzaba niga niyishyurira, ariko ntabwo nzigera mvuga ngo ngiye kubanza nige. Ariko aho abayirengagije opportunité yarabonye. Navuga ngo muri iyi minsi ni byiza ko tubona opportunity, kuko nkunda kubivuga, ntabwo turi ba nyiri ibihe bikomeza bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Uyu munsi ugasanga opportunity wari ufite iri kugufasha gukora iki ngiki, ariko ejo ugasanga opportunity uhagazemo cyangwa aho uhagaze ntabwo bibasha gutuma ukora icyo washaka gukora. Gusa wibuke ko hari n'umubyeyi ubuze umwana bitewe na opportunity umwana abonye, ariko umubyeyi akavizira akavuga ati ngewe ndifashije, umwana wanjye arajya wenda tuvuge bamuhaye nko gukorana muri hoteli runaka, sibyo, kandi nziza pe, n'umushahara ari mwiza nta kibazo, ariko umubyeyi akabona arifashije, bafite imitungo ihagije, iyo ni opportunity y'umwana, ariko akareba muri iyo opportunity hashobora kuzamuviramo nk'ikintu kitari cyiza. Urumva gukora muri hoteli, mu kabari, hari ibintu biba biri risk, even though it's an opportunity, azabona amafaranga, ariko biri risk. So rero uwo muntu ntabwo wamublaminga nawe, umubyeyi akamubuza ati wikirushya hoteli iki, humura nawe uzagera, uziga usoze, wenda wiyubakire n'iyawe. Ndabikunze rwose, kubera ko
opportunité z'abana reka bari uko mvuga cyangwa se z'urubyiruko cyangwa abantu bagifite experience itabemerera kureba mu myaka iri imbere siyo opportunité y'umuntu mukuru. Therefore hari igihe umuntu mukuru akubwira ikintu ukabona ntabwo uri kucyumva, byibuze ubaha iryo nararibonye ubaha iryo nararibonye ry'uwo muntu ko advisinze, kubera ko hari igihe ubu nonaha wowe ari byo uzazira ibyo uri gukora ari byo bizakuzira ukavuga uti kandi barambwiye sinakumva. Muri iyi minsi rero hariho ikintu cyo kuvuga ngo reka njye mbikora uko mbyumva. Noneho wajya kubikora uko ubyumva cyangwa se ngo mujye mureka abana ngo bakore ibyo bakwiye gukora, turi muri 21st century, ni byiza kureka umuntu agafata inzira ye, ariko nk'uko byahoze kera umubyeyi ukamusaba advice akakoriyanta. Hari abantu ujya numva ngo ngiye nize iki n'iki kubera runaka yambwiye ngo mbikore, none dore bingejeje aha. Undi akakubwira ati ngiye nize iki n'iki, yego twese ntabwo tuba duteye kimwe, ariko ni byiza ko iyo ugiye kumakinga decision nk'iyo ngiyo uba ukwiye kureba ku mpande zose. Ngiye ndifuza iki, umubyeyi wanjye arifuza iki, ngiye ndashaka iki, umubyeyi wanjye arifuza iki ngiki. Ni gute byose bishobora guhurizwa hamwe, nkareba disadvantage na advantage nkashyira ku munzani, narangiza of course ngasenga nkumva icyo Imana ibimbwiraho. So ndakeka ku bantu bibazaga ibyo bibazo bigiye bitandukanye ku buzima bwabo, some of them twagerageje kubisubiza. Ngana ku musozo, akabazo ka nyuma, ni uwuhe muhanzi iyo urebye mu bihe uko bimeze cyangwa bizaza uba udreaming, urota kuzakora nawe ukavuga uti uyu muntu ministry yiwe mva iramfata nanjye aho ndi mu cyumba ikamfata amaboko, cyangwa se ministry yiwe mba nifuza kwigira kuri ibi birenge? Kubera ko nkunda kudreaminga big, sometimes niyo ngerageje ndakusangiza nk'umuntu ayumva ese wabigeraho. So rero mba numva abahanzi nkurikirana ba Travis Green, Jonathan McReynolds, abantu nk'abo, numva nshaka kuzatera ikirenge mu cyabo hamwe n'Imana. Ndabizi neza ko bizakunda. So mu by'ukuri rero twahavinze igihe cyo kuvuga about serious things. Navuga ngo right now tugiye kukubaza ikibazo kimwe, iyo umuntu abitekereje arabanza agaseka, navuga ngo kiri funny. Bwa mbere uhabwa stage cyangwa se ukiri mushya muri ibi bintu byose, hari ikintu nawe usubirayo ukareba ukavuga uti ikintu cyari gisekeje. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni iyo urebye mu bwana bwawe ubona ni nk'akahe kantu gakomeza kugusetsa umunsi ku wundi. Hari umunyarwenya wigeze kudusetsa atwereka ifoto yakiri umwana, I think iyo foto yari yambaye ubusa, aravuga ati how comes umubyeyi ajya kugufotora wambaye gutya. Ejo bundi hari umushuti wanjye warebye agafoto mfite kuri profile muri telefone kwa kundi muri chat inyuma, arambwira ngo ko wakoresheje ngo nude y'umwana, kandi urumva nyine kari agafoto yari ari guseka, of course yari yambaye gusa. Nawe ndavuga ko wa mugani kuki tuba twumva nta kintu bitubwiye. Ko kuri stage kuri stage ko nabyibuka neza, gusa icyo nzi cyo ntago hakoreye udukoryo twinshi wowe. Nta dukoryo twinshi, urebye nunda ko nabasangije mbere niko ukajya kansetsa uko byari bisekeje pe. Urumva bari gucuranga iki, umuntu agiye gutera wisujye mu yindi ki itabaho. So urumva rero bijya binsetsa. Gusa nyuma nkiri umwana ngira ngo hari n'ikindi kiganiro nakavuzemo, nari mfite nk'imyaka 5, twabaga ahantu bita ni Musanze, ariko ahantu mu cyaro hafi n'umupaka w'u Rwanda na Uganda bita mu Kidaho, niho twabaga. Nari mfite habaga hari umupolisi twari twitiranwa amazina yombi, ari n'inshuti yo mu rugo, aza kudusura ankunda kubi. Then twakundimo muri gukina n'abana, twumva urusaku nyine rw'undi mwana uri gutabaza hano mu ishyamba, and then urumva numvisha ari nk'ibintu by'ibibazo, nahise nirukanyira kuri polisi kujya kureba wa mupolisi w'inshuti yanjye, n'umwana mutoya. Nawe ati hari ibibazo hariya mu ishyamba, turi kumva umwana atabaza, ibintu nk'ibyo.
bagiye gusanga ahamagara of course abandi abapolisi basanga ni umugabo wari uri gufata umwana ku ngufu. So urumva sometimes karasekeje of course ku myaka yanjye nari mfite, ariko nabyo byatanze umusaruro, urumva bahise bamufata baramufunga. So urumva rero sometimes bijya binsetsa ati gute natekereje kujya kuri polisi ngo ndege umuntu nyine muhuje izina ashobora kuba ari umuntu wawe, kandi umva yari inshuti yanjye aza no mu rugo akadusura iki, kandi ari inshuti yanjye gusa byarahereye ku mazina twitiranwa yose. So urumva mpita murega baramufunga. Hano hari ikibazo kivuga ngo iyo Imana igufata nk'umufana wayo wa mbere, wumva wabika nk'iyihe ndirimbo yawe mu ndirimbo zose muri playlist yayo mu ijoro? Mbese indirimbo kwa kundi kuntu uvuga uti indirimbo kweri akira, ni iyihe mbese wabika muri playlist yayo aho tuvuga ko yibera mu ijoro? Nabika nka yiri ukayiha nyine nk'umufana kwa. Okay. Na indirimbo yitwa Amateka. N'Imana ihindura amateka, yayo agahindura amagambo, niyo yonyine yo kwiringirwa, nizeye kwidahemuka. I think, was it the first song? It wasn't the first song, ariko it was like the third. Yeah. Iyo warilizinze bwa mbere ni iyihe? Narilizinze indirimbo ivuga ngo yitwa Umusaraba. Ivuga ngo okay, I think yego hari indirimbo, ariko impamvu nayivuze gutyo nuko I think Amateka yasubiyemo twice. Hari wakoranye na Merci, hari n'indi oya niyo yonyine nakoranye na Merci. Okay. Nuko nzi ko twaririmbaga before isohoka, isohotero, niyo mpamvu nandi vuga ngo ni ya mbere ko I knew about it. Hanyuma ikindi kibazo cyavuga ngo niba Satani yari gutega mikrofone ku ndirimbo yawe, ni iyihe wumva ihita imuhunga? Mbese kakandi twavuga ngo akangaka gatuma abadayimoni bahunga. Uniyera ninjyewe twahuriye mu mpinga y'umusozi nuzuye agahinda, yaneza wangiriye. Iyo ngiyo nayo ndayikunda, ndatekereza wenda ari iyo. Ku gicaniro mu butayu, aho niho wasanze ntegereje, mbwira amagambo y'ihumureyo, uti mwana wanjye humura turi kumwe. Nice. Iyo ngiyo atuma abadayimoni bahunga, kuko when you think about the time you spend with the Lord, uhita wumva kabisa. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ariko se ngo uyu muntu ngo njya ndeba ninjoro hari indirimbo naje numvana na Amanda sister wanjye arangije aravuga ngo uyu muntu ngo ahora mu maganya. Urumva hari igihe nishimira ko hari igihe abaririmbyi bandika ku bintu babamo, ariko ku rundi ruhande ukabona hari aho umuntu yagiye ahamagarwa. Hari kuvuga ngo aho umuntu yagiye ahamagarwa, hari ukuntu njya nemera ko hari message itambuka ku muntu itandukanye na message ikunda gutambuka ku wundi muntu. Maybe let's say hakaba hari umuntu uvuga ku bintu bijyanye n'impumure, hakaba hari umuntu uvuga no ku bijyanye no kongera kugaruka mu bwiza bw'Imana, ndaje mu bwiza bwawe, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndakongera akavuga ku bijyanye no gushima Imana. Ariko abantu navuga ngo bitewe nuko twebwe tutarasobanukirwa ko hari imihamagaro igiye itandukanye, dukunda kuvuga ngo uyu muntu ni iki n'iki, uyu muntu ni iki n'iki. Bon, turabiblaga, bien sûr, tubiblagaho tukavuga tuti uyu muntu ahora muri ayo mashimwe, cyangwa se uyu muntu ahora mu bintu bidundadunda. Abasaza nibo cyangwa abantu bakuru nibo njya numva bavuga ngo abajene muhora mu bintu bidundadunda, cyangwa se uyu muntu ahora mu ndirimbo zidundadunda. So utubwire nyuma yaho, uri umuririmbyi, uri umwanditsi, have you ever wrote some songs ku bantu twakita ko bari abaririmbyi bisanzwe,
hari indirimbo ujya wandika ukazihereza abandi cyangwa zose urazandika ukaziririmba? ni nyinshi njyamabandi njye kwandika nicyo kintu nkunda, ni nacyo discovering ko nshobora kuba mfite impano musically. Impano ya mbere navumbuye ni ukwandika. Ni ukwandika nkiri mutoya cyane kabisa. Njye nibuka ari nacyo cyagiye twavuzeho ku mubyeyi ushobora gukumira wenda opportunity tubonye, ariko wenda akaba ati iyi izagaragara igihe n'iki. Natangiye kwandika mfite nk'imyaka 9, 8 gutya, ndi umwana muto. Nabwira umukecuru ati nshaka kuba umuhanzi, akambwira ko nta mwana ungana gutya wari waba umuhanzi. Icyo gihe hari umwana wari ugezweho ngo ni Lil G, nawe ati hari akana kitwa Lil G k'agahanzi, nanjye mfasha mba umuhanzi. Ese uriya umuhanzi uririmba izihe? Nkazimuririmbira. Of course yahise amenya ko mbifitemo impano, ariko arambwira ati ba witonze. Nabwo yahise navuga ko ni ukubimpungisha, kuko narabimubwiraga already hari discussions natangiye kuyana n'abaproducer babaga Kicukiro biki, arabimenya, arambwira ati jya kwiga muri Entebbe na Uganda. Ubwo yahise njyana Kampala, arambwira ati ibyo ngibyo uzabikora igihe cyabyo, waranakuze. So rero niyo mpamvu kwandika nicyo kintu cya mbere nkunda, niyo mpamvu mbigira fan batuke. Uyu munsi nanditse indirimbo zo kuramya izi n'izi, reka mpindure kirimo aka vibe, nandike rumba, nandika rumba, nanditse indirimbo ebyiri, harimo kubera Imana, harimo warasenze uburiki. Nandika hari n'izindi mba mfite muri telefone za reggae, nyine style zigiye zitandukanye ndazandika kabisa. So rero mbigira fan. Hari abo mpa indirimbo, ari umusore mbere kwandikira akarimbo kanaba keza kavuga ngo ntiwambereye umucunguzi gusa, wankoreye inshuti yawe, n'izindi nyinshi z'amakorari. So for those people wants Emmy to be their writer, mubonye aho muri busange rwose nahangaha. Thank you so much, mwakoze cyane kubana natwe. Tukomeza gushimira the team behind the camera, tubashimira mwebwe mugereje aka kanya mukiri kumwe natwe. Please like, comment, subscribe kugira ngo mukomeze gushyigikira uyu murimo. Thank you so much, naho ubutaha.